Mwene data mukundwa nshuti y'umusaraba, nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iguha umugisha cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, tukomeje kwigana cya gitabo cyacu cy'Abaheburayo, aho tugeze ku gice cya 6. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko utwitaho, ukaturinda, ukadukunda, ukatumenyesha ukuri kwawe igihe cyako, kandi nta na kimwe ushobora gukora utabanje kubwira abana bawe aho ibihe byerekera n'uburyo ibintu bizaba bimeze, ariko ubivugira mu ijambo ryawe. Reka ubwo tugize amahirwe rero yo kubona iryo jambo uyu mwanya, Mwuka wera abane natwe, kandi imbaraga zawe zidusobanurire ibyo wanditse. Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari kandi niko azahora. Kubw'ibyo rero uko yari ari akaba ari nako ari kandi ariko azahora, uduhe kugira ngo natwe kwiga kwacu tubashe kugenda tumenya icyo Kristo arimo kudukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nk'uko mbikubwiye, iki ni igice cya 6, igice cya 6 cy'Abaheburayo, aho Pawulo yanditse asobanura byinshi, avuga Abaheburayo abihanangiririza gukuza amajyambere. Ndagira ngo nkwibutse yuko gukuza amajyambere mu by'umwuka ari kimwe mu bintu uyu munsi wa none abantu batajya bitaho. Abantu bishimira kuba bakwitwa abantu b'Imana, bishimira kuba bakwitwa abakristo, ariko gukuza amajyambere y'iby'umwuka ngo akure, iki ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kiri mu madini menshi, ni ikibazo kiri mu mibereho y'abantu benshi. Pawulo rero muri iki gice cya 6 yatangiye yandika ngo nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Umurongo wa 3, icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Umurongo wa 4, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku Mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka ko kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Umurongo wa 8, ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhindutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutukwa. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Umurongo wa 10, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera, nanone mukaba mukibakorera. Umurongo wa 11, ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu, kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Umurongo wa 15, uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza, kuko ibikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye, twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Mwene data, iki gice kiratangaje.
Mu ncamake y'iki gice cya gatandatu hari ikintu kidasanzwe tubona. Icya mbere, Pawulo yakanguriye abaheburayo kudahora mu bya mbere bya Kristo. Yego, ibya mbere bya Kristo Pawulo yarabisobanuye. Mu bya mbere bya Kristo, buriya Kristo atangira, umurimo wa Kristo utangira, hatangiye kwigishwa inyigisho yo kwihana yigishijwe na Yohana. Inyigisho yo kwihana yigishaga abantu kwihana kandi bakihana imirimo ipfuye. Iyi nyigisho kandi yasimbuwe, yakurikiwe n'inyigisho ya Kristo yasabaga kwizera. Igihe Kristo yari ari ku isi, abantu basabwaga kumwizera, kandi abizeraga icyo gihe Kristo nta kindi babwirwaga. Ariko intumwa zitangira umurimo, umuntu wakira inyigisho yo kwihana yarangiza akizera Kristo yarabatizwaga. Amen. Yarabatizwaga. Gusa no mu gihe cya Yesu barabatizaga, kuko urugero nko muri Yohana igice cya 3, abafite Bibiliya mwareba Yohana igice cya 3, igihe Yesu yari ari mu murimo we nawe yarabatizaga, ariko si we nyirizina wabatizaga. Yohana igice cya 3, iri somo ni isomo ridasanzwe. Yohana igice cya 3 umurongo wa 22. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'i Salemu, kuko ariho hari amazi menshi. Abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwiyeza. Tutiriwe dutinda ahangaha, biragaragara yuko Yesu yajyanye n'abigishwa be, nabo barabatizaga. Ariko nubwo babatizaga, aba bantu abigishwa nibo bababatizaga, Yesu ntabwo ari we wabatizaga. Ikindi kintu kidasanzwe ni uko Yohana yagiye bugufi bw'i Salimu, kuko ariho habonekaga amazi menshi. Nshuti yanjye rero, nagira ngo nkubwire ngo iyi nyigisho yo kwihana, kwigisha kwihana umuntu akizera Yesu, igomba gukurikizwa no kubatizwa. Ariko uyu mubatizo ugomba kuba ari umubatizo w'amazi menshi, kandi uyu mubatizo ukaba ukurikiza icyo Kristo yakoze. Kuko umubatizo wo ku gahanga, undi mibatizo iyo ari yo yose utari umubatizo w'amazi menshi, ntabwo uba ufitanye isano n'inama y'agakiza n'urupfu Kristo yapfiriye umunyabyaha no kumuzukira. Kubw'ibyo rero Pawulo yagaragaje yuko inyigisho yo kwihana, kwigisha abantu kwihana imirimo ipfuye, kwigisha abantu kwizera, kwigisha abantu kubatizwa, yakurikijeho indi nyigisho. Izi ni mu nyigisho z'ibya mbere bya Kristo, ni inyigisho z'ibanze umuntu wese uri mu itorero ry'Imana agomba kumenya agitangira kwizera. Ndetse Pawulo yagarutse ku kintu cyo kurambikwaho ibiganza. Kurambikwaho ibiganza cyari ikintu cyakorwaga mu kwereza umuntu inshingano, kandi nibyo koko. Umuntu umaze kwihana imirimo ipfuye, yarangiza akemera ko yizeye umwami Yesu, akabatizwa, nta kindi kiba gisigaye, aba akwiye kurambikwaho ibiganza, yarangiza nawe agahinduka umukozi mu nzu y'Imana. Kuko udafite icyo akora mu murimo w'Imana, Satani amushakira akazi. Nyuma yaho rero Pawulo yavuze indi nyigisho y'ibanze abantu bari bakeneye kwiga mu gihe cye bigaga, kubera inyigisho abasadukayo n'abafarisayo bari barinjiyemo bagacurika. Ariyo nyigisho yatumye Yesu yigisha ibigendanye n'uko abapfuye bamera. Mu gihe cya Pawulo iyi nyigisho yari ikenewe kwigishwa, kubera yuko abantu uburyo ibitekerezo bari bafite. Reka nguhe urugero. Umuntu umwe yaraje abaza Yesu, amubwira iby'umuntu wari ufite umugabo agapfa, agafata undi nawe agapfa, gutyo bakaba 7. Barangije Yesu baramaza bati, mu kuzuka uwo mugore azaba umugore wande muri abo bagabo 7? Urumva umuzuko bari bawufitemo imyumvire ipfuye. Kuko ibyo rero, iyi myumvire ipfuye Pawulo yashakaga yuko iva mu baheburayo. Arababwira ati, kandi mukeneye no kwigishwa ibyo kuzuka kw'abapfuye. Uretse kumenya uko abapfuye bari gusa, Kristo yazanye n'inyigisho nshyashya yuko abantu b'Imana bagomba kumenya ko urupfu atari ryo herezo, ahubwo hirya y'urupfu hari umuzuko. Mbega uburyo iyi nyigisho yongeye gukenerwa, ikeneye kongera kwigishwa abizera bacu uyu munsi wa none. Usanga uko abantu bapfuye, uko abapfuye bamera, ndetse n'ukuzuka kw'abapfuye, dufite abantu benshi mu materaniro batazi iyi nyigisho. Pawulo yakomereje ku nyigisho y'ibya mbere bya Kristo, yerekana urubanza. Dukwiye kuvuga, dukwiye kwihana, dukwiye kwizera, dukwiye kubatizwa, dukwiye kurambikwaho ibiganza, dukwiye kwiga inyigisho za Bibiliya n'iki. Ariko tukibuka yuko nyuma hazaba urubanza. Iki rero Pawulo yakivuze cy'urubanza kugira ngo byibuze nibagikurikirana kizabinjize mu kindi gika. Ariko izi nyigisho za mbere
mu gihe Pawulo yigishaga abaheburayo nazo wasangaga batazumva. Mbega uburyo uyu munsi wa none dufite inyigisho zidasanzwe dukeneye kwiga, zitari inyigisho za mbere, ahubwo inyigisho zituma dusobanukirwa neza n'icyo Kristo arimo kudukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ariko ikibazo, abantu ntibabasha kumva inyigisho y'ubuturo bwera. Biragoye abantu kumva inyigisho y'ubuhanuzi, biragoye abantu kwiga inyigisho yo gutsindishizwa n'uko kwizera, biragoye abantu kumva amateka n'ubutwari n'icyo Imana yakoze mu itorero mu gihe cyose batigeze bumva ibya mbere bya Kristo. Mbega ikibazo. Kuko ibyo rero Pawulo yabwiye abizera, arababwira tumva rero twari dukwiriye kwegera imbere, twari dukwiye kwigera imbere. Aya magambo Pawulo yavuze muri iki gitabo cy'abaheburayo igice cya 6 umurongo wa mbere avuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Nshuti yanjye, ukeneye kwegera imbere, ukeneye gutera intambwe ukava aho uhagaze. Yego koko winjiye mu bintu by'Imana, usanga umubwiriza yabwirije, urahaguruka ujya imbere, bagushyira mu ishuri ry'abitegura kubatizwa, uvuga ko wizeye umwami Yesu. Umaze kubatizwa winjiye muri korari, mu kuva muri korari wahindutswe umukuru w'itorero cyangwa uhinduka umuyobozi. Nyuma yaho wakomeje kwiga, wizera yuko Yesu agiye kugaruka akazura abapfuye, wemera yuko urubanza ruzabaho. Ariko ukwiriye gutera indi ntambwe ukegera imbere, kuko noneho dukeneye no gutunganywa. Pawulo yarakomeje yerekana nanone yuko umuntu yerekanye uburyo bagize amahirwe yo kugira ibintu byinshi bamenya. Icya mbere, baviriwe n'umucyo. Icya kabiri, bagize amahirwe yo kwakira impano iva mu ijuru. Ibi ngibi Pawulo yavugaga zari impano zitandukanye Imana yari yarashyize mu itorero ryayo. Pawulo arangije avuga ikindi kintu cya gatatu, bakagabana ku mwuka wera. Bari barahawe mwuka wera, itorero rya Efeso ryabagaho rifite mwuka wera. Muri no minsi ibintu byinshi ntago bigenda neza mu nzu y'Imana ari uko ari mwuka wera uri mu barimo kubikora, ahubwo kubera kugira tekinike, kubera kumenyera ibintu no kuba ibintu twaramaze kubimetiriza, dushobora gukora ibintu bikagenda neza atari mwuka wera. Ariko mu gihe cy'intumwa mwuka wera adahari, nta kintu na kimwe bari gushobora gukora. Mbega kaga, umuntu ushobora kugwa ntagaruke. Uyu muntu Pawulo yamutinzeho, yerekana ibintu aba yarabonye. Icya mbere, aba yaraviriwe n'umucyo. Icya kabiri, uyu muntu aba yarabonye impano iva mu ijuru, afite impano za mwuka wera. Abantu bakamwitegereza bakavuga bati uyu muntu azi kubwiriza, azi kuririmba, uyu muntu azi gufasha abantu, aganiriza neza, yakira abashyitsi neza. Ibyo ngibyo ni byiza, ariko ntibikwiye gutwara umuntu gusa. Yakomeje avuga ikintu cya gatatu, kugabana ku mwuka wera. Hari abantu benshi bafite ibimenyetso bigeze gukorerwamo na mwuka wera. Icya kane, gusogongera ijambo ry'Imana. Aba bantu Pawulo yarabivuze, avuga ikintu cya gatanu, gusogongera ku mbaraga z'igihe kizaza. Ibi bintu bigeze kuri bitanu: kuvirwa n'umucyo, guhabwa impano iva mu ijuru, kugira mwuka wera, ugatangira kugabana kuri mwuka wera, gusogongera ku ijambo ry'Imana, ukamenya iby'imbaraga z'abera z'igihe kizaza. Ibi bintu kuba ubizi, ariko ntusabe Imana ngo ikube hafi iguhindure. Ubwabyo ibi bintu uramutse uguye, ibi bintu warabibonye, warangiza ukagwa kubwo kudaca bugufi ngo Kristo agire icyo akorera muri wowe, bigasigara uri umunyamihango gusa. Ibi bintu ntibigire icyo bibyaramo umusaruro muri njyewe nawe. Byanga byakunda bikurikirwa no kugwa, kandi umuntu uguye ibi bintu byose yarabigezeho. Icya mbere, ntiwabona isomo umubwira, amasomo aba yakurusha. Ntiwamubwira ngo ugiye gusenga akubwira yuko yigeze kugira mwuka wera. Ntiwamubwira ibyo kugaruka kwa Yesu ngo umubwire imbaraga z'abera n'amahirwe yabo, aba yaza ari nawe wayigishije. Ntiwamubwira iby'impano ziva mu ijuru, aba kurusha impano nubwo aba yaraguye, impano aba akizifite. Ikindi kandi, ntiwamubwira iby'umucyo ngo ni umucyo mushyashya umushyiriye. Ntiwamubwira ngo ni inama umushyiriye, akubwira ko inama ari akabande zikuka. Inama atari akabande zirakuka. Uyu muntu uretse gupfuka mukamusabira Imana kugira ngo izamugenderere, nta n'ikindi kintu we wamukorera. Mbega umuntu ubabaje. Mushiki wanjye, musaza wanjye, murukuru wanjye, murumuna wanjye, mwene data, sinkwifuriza kuba wagera kuri uru rwego, urwego utagira ikintu kikugarura. Pawulo muri iki gitabo yarakomeje cy'abaheburayo igice cya 6, arangije avuga yuko umuntu biriya bintu byo hejuru wabibayemo akabitindamo, ntamanika amaboko ngo ijuru rimutabare, yibambira umwami Yesu bwa kabiri, kandi ibikurikiraho ni ukumukoza isoni ku mugaragaro. Abari bamuzi nk'umuntu w'Imana aratambuka bati dore wa muntu wabaye umurokore biramunanira. Mbega ibya nyuma bye biba bibi kurusha ibya mbere.
Pawulo yakomeje atsindagira ku migisha y'Imana. Imigisha y'Imana yigereranyije n'imvura. Ndagira ngo mbibutse yuko imvura, Pawulo yavuze ko imvura iguye mu butaka burimo imyaka izagabanya inzara mu bantu. Iyo mvura ntabwo iba ipfuye ubusa, n'Imana ibiha umugisha. Ariko mutekereze, imvura iramutse iguye mu murima wuzuyemo amahwa n'ibitovu, kaba ari akaga. Abagenzi baratambuka, ya mahwa akabafata. Abantu bagenda n'amaguru, batambuka bakayakandagira akabica. Bya bitovu biratangira bigatuma nta n'ikindi kintu cyakwera muri uwo murima. Yesu yabisobanuye neza. Reka mbabwire, umuntu aramutse ahawe umucyo w'Imana, akamenya Imana iva mu ijuru, akamenya ibya Mwuka Wera, akagira iby'ijambo ry'Imana, akagira amasomo amenya, akamenya imbaraga bera bazagira mu gihe kizaza, ariko yarangiza akagira icyaha abika mu mutima we kikamubera amahwa, byanga byakunda ya migisha yose twabonye, bya bintu bitandatu twabonye biba ari nk'imvura. Iyo biguye mu murima w'umuntu ushaka guhinduka, harahinduka, abantu bakanezerwa n'Imana ikabiha umugisha. Ariko iyo biguye mu murima w'umuntu winangiye, nta kindi, ahinduka ibitovu n'amahwa. Uyu muntu akaba mubi, uretse kubangamira abantu nawe ubwo ahora yibangamira, akabangamira n'abagenzi bajya mu ijuru. Mbega akaga! Pawulo yakomeje akangurira abizera kugira imirimo myiza y'abera n'urukundo bakunda izina rya Yesu, ndetse no gufasha abera, ndetse abakangurira kutaba abanebwe. Pawulo yabwiye abantu ko Imana itajya yibagirwa urukundo bakunda izina rya Yesu, imirimo myiza bakora, uburyo bafasha abera, n'uburyo atari abanebwe. Ubu turi mu gihe cya coronavirus, abantu barababaye. Abantu benshi bari bafite amafaranga, ariko hari abo byatunguye. Hari n'abari basanzwe basenga rya sengesho ryacu rivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uyu munsi wa none ubuzima bwabo bukaba buri mu kaga. Mu by'ukuri turicaye, turimo turarya, turimo turanywa, abenshi murimo muragura amayinite mugashyira mu matelefone, mukajya kuri za interinete. Hari abantu benshi, nubwo turi muri ibi bihe bitugoye, isi yose iri mu cyunamo, hari abantu babifashe nka konji, babona ari ibihe byiza bagize, ku buryo bo bumva byanakwiyongera bakurikije ukuntu bibereyeho. Ariko najya mbabwire ngo hari abandi bantu bababaye, hari abandi bantu bafite ikibazo, hari abandi bantu babona bukeye bakibaza ko buri bwire, babona bwije bakibaza niba buri buke. Aba bantu rero, uretse kuvuga yuko dukunda izina rya Yesu, tugomba kwita no ku mirimo myiza y'abera. Nyamuneka, iki nicyo gihe cyiza cyo gufasha abera, iki nicyo gihe cyiza cyo kutaba abanebwe. Nituramuka uretse amagambo gusa twavuze mu ndirimbo, iki gihe insengero zafunzwe, ibibwirizwa bikaba bitemewe, indirimbo zikaba zitemewe, abantu bose bicaye mu rugo, hari ibibwirizwa byakagombye kuba bigenda. Ikibwirizwa cyo guha umuntu umuceri, ikibwirizwa cyo gushyira umuntu ibyo kurya, gufata agafuku kagashyiramo amakara ukagaha umuturanyi wawe, koherereza umuntu ugiye kuburara amafaranga kuri mobile money, nacyo cyaba ari ikibwirizwa. Kubw'ibyo abantu bacecetse muri ino minsi, ivugabutumwa ryabo rikaba ryararangiye, utekereze neza, cyaba ari ikibazo imbere y'Imana. Pawulo rero ntago yigeze ashyigikira ko abizera b'Imana baba banebwe, ariko uyu munsi wa none abantu barimo baricara bakigisha abantu inyigisho zihuje n'irari ryabo, zivuga yuko mu gihe umuntu akunda Yesu bihagije, nta mirimo y'abera ikenewe, gufasha abera ntago bikenewe, Imana muri Kristo twabonye ibintu byose. Ariko nagiye mbabwire ngo Pawulo izi nyigisho zari zaratangiye kuzamuka mu gihe cye, abwira abizera, arababwira ati mwe niba mutari nk'abandi bo hejuru, niba muri umurima mwiza, imvura ikaba yaraguye muri mwe, hagomba kwera imbuto zizatuma n'Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo yakomeje yerekana yuko hakenewe umwete wo kwirinda. Umwete Pawulo yagaragaje wari uwo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Umuntu ashobora kukugaragariza ko afite ibyiringiro akigera mu idini, akigera mu itorero, akibatizwa, ukabona arashyushye, ariko kuzarinda bya byiringiro ngo abikomezanye mu muryango batizera kimwe, abikomezanye mu rugo abanamo n'umugabo batemera kimwe, abikomezanye mu gihe yarakize azabikomezanye akennye, abikomezanye mu gihe hari umukobwa agiye gushaka, abikomezanye mu gihe hari umunyeshuri akaba abonye akazi muri minisiteri cyangwa abaye umuyobozi. Hari abantu benshi ibyiringiro byabo bitangira neza, ariko ntibizageze ku mperuka. Ndakwingingira ngo ibyiringiro ufite ntibibe ari ibyiringiro ufite mu itorero gusa, bibe n'ibyiringiro ufite muri Kristo bizabasha kugera ku mperuka. Pawulo yagaragaje ko Imana yarahiye, avuga yuko abantu babiri
iyo abantu bari kumwe kugira ngo umuntu yizeze undi isezerano byasabaga ko arahira umuruta, ariko kubera ko Imana nta kindi kintu, nta wundi muntu uyiri hejuru, Imana ubwayo yararebye isanga nta muntu yarahira, ahubwo irahira indahiro y'uko amasezerano yayo izayashyira mu bikorwa. Indahiro y'Imana yari ikenewe ngo abantu bizere ko ibyo Imana yasezeranyije izabikora. Bibiliya ivuga ngo iki? Nzi icyo mbifuriza ni ibyiza si ibibi. Hari amasezerano menshi, nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Ayo masezerano rero yose tugenda dusoma muri Bibiliya, umwana w'umukiranutsi ntazicwa n'inzara, nubwo bifite ikindi bisobanuye kinyuranye n'icyo gusonzera ibiryo gusa. Ayo masezerano Imana yarayarahiye, kandi ibyo yarahiye byose izabikora. Hari ibintu bibiri Pawulo yavuze Imana idashobora kubeshyeramo. Ibyo bintu nta bindi, ni amasezerano y'Imana n'imigambi yayo. Reka nkubwire, imigambi y'Imana, Imana ikora ibishoboka byose. Reka mbibutse yuko Yesu yapfiriye i Karuvari kubera ko imigambi y'Imana idashobora guhinduka n'akantu gato, kandi Yesu yapfiriye i Karuvari kuko amasezerano y'Imana adashobora guhinduka. Isezerano Imana yasezeraniye umubyeyi wacu Adamu muri Edeni ryarakomeje buri i Karuvari. Imana irimo gukemura icyo yari yagaragaje muri Edeni. Rero ibi bintu biratangaje cyane. Reka twigire imbere mu bya Kristo. Ndakwinginze ngo twigire imbere mu bya Kristo. Igihe kirageze ngo imitekerereze yawe, uko watekererezaga witegura kubatizwa, ntabwo ariko wakagombye kuba ugitekereza uyu munsi. Uburyo wazaga, isaha waziraga gusenga ukererewe, uburyo wasengaga rimwe na rimwe, uburyo wivumburaga, uburyo wumvaga ibintu by'Imana bitagufasheho, ibintu bigomba guhinduka. Ugomba kwigira imbere mu bya Kristo. Nicyo Pawulo yabwiye Abaheburayo mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose, paje ya 262. Ellen White yaranditse ngo nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese akwiriye gushaka ubugingo bukomoka mu ijambo ry'Imana. Nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye no gushaka ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo z'undi, byaba bigaragaza nyine ko tutakuze. Reka nkomeze nsome. Ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ngo iduhe Mwuka Wera adufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Dukwiriye gufata umurongo umwe tugashyira intekerezo zacu ku magambo ari muri uwo murongo, dushaka kumenya icyo Imana itubwira. Dukwiriye kwibanda kuri ayo magambo kugeza tuyagize ayacu, kandi tukamenya icyo Imana itubwira. Mwene data, igihe kirageze ngo wirinde kuzaza uva ku isomo wumva ari Abaheburayo nyine ba kera babwirwaga, wumva ari abantu b'ininiwe babwirwaga. Igihe kirageze ngo wumve Bibiliya nikubwira uvuge ngo ubwo byabwirwaga abantu bo muri Efeso. Oya, ahubwo ibyo byabereyeho kutubera ko abarore twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe. Ndakwinginze, kimwe mu bizagaragaza yuko wigiye imbere ni uko uzaza wiga umurongo, aho kuratira abantu ko wasomye Bibiliya yose ukabona yizi n'ibice byayo kubifata mu mutwe. Wakwishimira ko ufite umurongo umwe wasobanukiwe, ukamenya icyo Kristo awukubwiramo, kandi uwo murongo ukagira ibyo uhindura mu buzima bwawe. Ellen White yarakomeje mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi agaragaza kuri cya kintu twavuze cyo gutuka Mwuka Wera. Ndagira ngo nkubwire ngo gutuka Mwuka Wera bibanzirizwa no kubabaza Mwuka Wera. None gutuka Mwuka Wera nubwo ari ikindi kintu wenda tuzanagarukaho, ariko noneho kubabaza Mwuka Wera cyo ni n'ikintu turimo gukora muri ino minsi. Ellen White mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, paje 194, paje 194, Ellen White yasobanuye amagambo adasanzwe. Yaranditse ngo mbese dukwiriye kuba batizera dutyo? Kuki dukwiriye kuba indashima n'abatiringira? Yesu ni inshuti yacu. Ijuru ryose rishishikajwe nuko tumererwa neza. Vuga ngo amen. Ijuru ryose rishishikajwe nuko tumererwa neza, kandi inkeke n'ubwoba tugira bibabaza Mwuka Wera w'Imana. Ikintu cya mbere kibabaza Mwuka Wera muri no minsi ni inkeke n'ubwoba tugira, tugahorana ibintu by'ubwoba, tugahorana inkeke. Mbega uburyo muri iki cyorezo cya coronavirus noneho inkeke zariyongereye, ubwoba bwariyongereye, aho kugira ngo abantu bizere iby'ijuru, abantu bizeye amakuru bari bukure kuri WhatsApp nayo bari bukure kuri internet. Nyamara nagira ngo nkubwire ngo mu gihe nk'iki ngiki inkeke n'ubwoba tugira bibabaza Mwuka Wera w'Imana. Ntitwari dukwiriye gutwarwa n'ibiduhangayikisha bikaduca intege kandi bitadufasha kwihanganira ibigeragezo. Nta
mwanya wari ukwiriye guhabwa uko kutiringira Imana kutuyobora kwitegura guhangana n'ubukene bw'ahazaza, maze tukabigira intego y'ingenzi dukurikiranye mu buzima nk'aho umunezero wacu ushingiye muri ibi bintu by'isi. Si ubushake bw'Imana ko abantu bayo baremererwa n'ibibahagarika umutima. Si ubushake bw'Imana ko abantu bayo baremererwa n'ibibahagarika umutima. Nyamara kandi umwami wacu ntatubwira yuko nta ngorane ziri mu nzira tunyuramo. Ntabwo asezeranira ubwoko bwe kubukura mu isi y'icyaha n'ikibi, ariko atwereka ubuhungiro butanyeganyezwa. Amen. Turi mu isi Imana ibizi, ariko Yesu arararika abarushye n'abaremerewe avuga ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nimuture umutwaro wo guhagarika umutima wo guhangayikishwa n'iby'isi, mwikorere maze mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Dushobora kubona ikiruhuko n'amahoro mu Mana tukayitura amaganya yacu yose kuko yita kuri twe. Amen. Aya magambo aratangaje. Uyu munsi wa none, mbere yuko abantu batuka Mwuka Wera, Satani azabasunikira mu kubabaza Mwuka Wera. Ubuzima bwo kutiringira Imana, ubuzima bwo kubaho ubabaye nta kintu cyakunezeza. Ubu buzima ni bubi. Ubuzima bwo kubaho wumva kubaho mu bintu by'Imana ari umutwaro, ni ubuzima bubi cyane. Ni nabwo bwerekeza umuntu mu kuzagira agatuka Mwuka Wera. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose paji 333, Ellen White yaranditse ngo imbaraga ishobora byose ya Mwuka Muziranenge niyirinda umuntu wese wihannye. Umuntu wese wihannye kandi agasaba uburinzi bw'Umwuka Wera afite kwizera, nta na rimwe Kristo azemera ko aheranwa n'imbaraga z'umwanzi. Umukiza ahora iruhande rw'abantu be bahura n'igishuko n'ibigeragezo. Turi kumwe nawe nta kinanirana. Amen. Turi kumwe n'uwo Mukiza nta kinanirana, nta gihombo, nta kidashoboka, ndetse nta gutsindwa. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Iyo ibishuko n'ibigeragezo bije, ntugategereze kubanza gukemura ingorane zose, ahubwo hanga amaso kuri Yesu umufasha wawe. Aya magambo arakomeye cyane. Nagira ngo mbabwire ikindi kintu kidasanzwe nasomye mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivanisi umunsi wa karindwi. Ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivanisi umunsi wa karindwi, volume ya 7, ku gitabo cy'Abaheburayo muri chapitre cyangwa se icyigisho cya 6, Ellen White yaravuze ngo kwizera kwacu kugomba kugenda kukajya hejuru, kukarenga, kukamena igitwikirizo gishyirwa ku maso yacu, kwarangiza kukabasha kureba n'ibitagaragara. Uko kwizera kwacu kandi niko kugomba kudufasha kureba ibyo. Nta muntu ukwiye kukurebera, wowe ubwawe ni wowe ugomba kwireberayo. Hehe, aho ngaho hirya, aho Kristo yadushyiriye imigisha. Aya magambo arakomeye cyane. Mu magambo make, aya magambo Paulo nawe yatinzeho avuga ngo dukwiye kugira kwizera kumeze nk'igitsi ku mutima kubasha kutwinjiza hirya cyane. Reka nkubwire ngo buriya nubwo ureba pasiteri, bishopu, padiri, apotre, abavuga butumwa b'ibitangaza, ugatekereza yuko yakwinjiza hirya cyane ukabasha gutera intambwe ukegera mu by'Imana kure, ntago yabibasha, kuko buri muntu wese Imana yagennye ko abasha kuyigerera. Umwenda ukingiriza yera nahera cyane utabukamo, Kristo yarahindutse umutambyi wacu, yarahaye amahirwe buri muntu wese yuko nawe abasha kwirungurukira akareba kure ntawe umurebeyeyo. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye paji 183, Ellen White yasobanuye ku gitabo cya Yohana Bunyane cyitwa urugendo rw'umukristo, aricyo twita umugenzi. Yavuze yuko iki gitabo kiri mu bitabo bibiri byayoboye abantu benshi mu nzira y'ubugingo. Rero iki gitabo cy'umugenzi ngiye kucyifashisha mu rwego rwo kugira ngo turebe. Hari aho mu gitabo cy'umugenzi bavuze umuntu wari uri mu kazitiro. Aka kazitiro ubwo ndashaka kureba kuri cya kintu cy'uburyo umuntu wamaze kugabana kuri bya bintu bitandatu, wamaze guhabwa umwuka, akagabana ku mpano yo mu ijuru, yewe yarangiza agahabwa ijambo ry'Imana, yarangiza akahabwa ku masezerano, yarangiza akogo kavamo. Ese uriya muntu ikibazo cye ni iki? Ese ni iyihe nzira ijyana umuntu kugutuka Mwuka Wera? Ese Mwuka w'Imana ni uva ku muntu cyangwa umuntu ajya kure yaho Mwuka Wera ari ku buryo ububasha bw'Imana atabwemerera ngo bumukoreho? Mu gitabo cy'umugenzi rero paje ya 34,
Mukristo yajyanywe mu cyigisho cyitwa musobanuzi. Mukristo yajyanywe ahantu asanga umuntu ari mu kazitiro. Twihuta, uwo mugabo Mukristo abaza uwo mugabo ati urute? Uwo mugabo aramusubiza ati nduko ntarindi kera. Bigaragaza yuko uyu muntu uko yari ari atari ko yari ari kera. Dufite abantu benshi batangije iby'Imana bagiye gusoresha iby'umubiri, bamaye abapfapfa nk'abagaratiya. Aba bantu ibyabo ibyanyuma bizaba bibi cyane kurusha ibya mbere. Nduko ntarindi kera. Mukristo aramubaza ati kera wari umeze ute? Uwo mugabo ati nari umuntu wibwira ko ndi umukristo kandi niyitaga intungane, n'abandi niko banyitaga. Nibwiraga ko ntunganiye kujya mu rurembo rwo mu ijuru, nkishimira kwibwira yuko nzasohorayo. Mukristo ati ariko none urute? Uwo mugabo ati none ndi umwihebe, nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro, simbasha gusohoka ndetse none sinkibibasha. Niyo mpamvu nari maze kubasomera aya magambo avuga yuko gutangira kwiheba, ntunezezwe n'iby'Imana, ntunezezwe n'imigisha y'Imana, ntunezezwe n'urukundo Imana igukunda, n'urukundo Imana yagushyize mu itorero ngo ukundwe n'abandi bantu nawe ubakunde. Iyo ibyo bitakibasha kukunezeza, uba urimo kugenda werekera mu kazitiro. Simbasha gusohoka ndetse nanone sinkibibasha. Mukristo ati ni iki cyaguteye kumera utyo? Uwo mugabo ati nuko naretse kuba maso. Mwumva ibintu nshuti zanjye bituma abantu batuka Mwuka Wera. Ngibi ibintu bigiye gutuma abantu barabanje iby'Imana bakazasoza mu gitabo cy'ubugingo batanditsemo. Mukristo uwo mugabo ati nuko naretse kuba maso no kwirinda, nakundiye kwifuza kwanjye ko kunjyanaho gushaka, nakoze ibyaha by'ibyitumanano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo. Nababaje Mwuka Wera aragenda, sinkimufite. Nihamagariye Satani araza mbamo, narakaje Imana irandeka, ninangiye umutima uburyo butuma ntakibasha na hato kwihana. Si Imana yamunangiye umutima, niwe wawinangiye. Uwo mugabo arangije arabaza ati se uyu muntu nta kintu yakorerwa kindi ngo akire? Uwo mugabo ati ntacyo. Noneho rero Mukristo arangije aravuga ati ariko ubundi ibyaguhinduye kumera utyo wabikoraga kugira ngo ubone iki? Ni iki cyaguteye kwinjira mu buzima bumeze gutya? Ni iki cyaguteye kugwa muri iki kibazo gituma aha hantu uri utavamo? Ibi bintu wagiyemo utagaruka ngo uhinduke umwana w'Imana, wongere ugabane ku mpano za Mwuka, wongere wiga ijambo ry'Imana, wongere wakira imbabazi z'Imana, wongere uhinduke umuntu unezezwe n'amateka y'ibyabereye Karuvari. Ni iki cyaguhinduye kumera utyo? Wabikoraga ugendereye iki? Paje 35 mu gitabo cy'umugenzi. Uwo mugabo wari uri mu kazitiro arangije asubiza Mukristo ati nabikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'iyi si, mbona ibinezeza byayo n'indamu zayo. Nibwiraga yuko nzabibonamo kwishima no kwinezeza kwinshi, ariko none ibyo byose bindya nk'inyo bikambabaza nk'umuriro. Nshuti yanjye, abantu benshi barimo barisudirira akazitiro k'icyuma. Uko twemerera kamere kudutwara, uko twemerera ko iby'isi bituzirika, uko twemerera inyigisho z'ibinyoma, uko dushyira kuri amategeko y'Imana, uko turimo gutwarwa n'ibintu bitwara uyu mubiri, uko twemererwa gutwara n'iruba n'irari ry'iyi si, uko twemererwa dushaka kwitwara nk'abandi, niko uba urimo kugenda uzinga icyuma, uzinga ferabeto yawe, ugenda wisudirira akazitiro k'icyuma. Kandi kubera ko ari wowe ukishyiramo, nta n'umuntu wakagukuramo, nta mubwiriza wakagukuramo, nta muririmbyi wakagukuramo, uretse gutabarwa n'Imana. Ariko nanone se Imana, imbaraga z'Imana, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Abaroma igice cya 16. Niba ubutumwa bwiza butakikugeraho ngo bukunezeze, buguhindure, bukongere morali, bugutera imbaraga, urimo urerekera ahantu hatari heza. Ariko igihe kirageze ngo ugaruke. Imana iguha umugisha cyane. Iki gitabo cy'Abaheburayo Pawulo yakomeje ababwira ngo dutere intambwe twigira imbere. Nibyo koko, najya mbabwire ngo igihe kirageze ngo twongere dusubire muri za nyigisho z'ibanze, ariko igihe kirageze ngo twongere tunarebe icyo Kristo arimo kudukorera. Muntu w'Imana, Imana iguha umugisha uyu munsi cyane kugira ngo uyu wumvire Kristo akubashishe guhunga ibiguhiga, kuko akaga kari imbere yawe ntubasha kukabona. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 nabasomeye amagambo nifuza gusoresha iki cyigisho. Igice cya 4 umurongo wa 16, Pawulo yaranditse ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya,
kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Turacyari mu gihe gikwiriye aho ubuntu bw'Imana no kubabarirwa bigishoboka. Ndakwinginze ibintu biguhugije bivemo, ushaka imbabazi no kubabarirwa no gutabarwa biva ku Mana. Egera intebe y'ubuntu ya Kristo, uve mu ntebe ya penetensiya, uve mu ntebe zindi zabatwaye. Igihe kirageze ngo aho kugira ngo ujye gupfukama imbere y'umubwiriza cyangwa pasitoro cyangwa bishopu ngo agusabire, igihe kirageze ngo wegere intebe y'ubuntu ya Kristo, pfukama iwawe ubwire Imana uti Mana, ibyanjye byose byambereye umwaku, ariko mmanitse amaboko, ijuru niryo rigiye kumbeshaho. Pawulo ati kuri twebwe kubaho ni Kristo. Imana Kristo aba ari we utubeshaho kandi aturinde muri byose, mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe Mana iri hejuru uturebera kuruta uko undi muntu yaturebera. Uduhumure amaso kugira ngo kwizera kwacu kubashe kumena, turebe aho uri mu ijuru n'icyo urimo kudukorera. Uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatwinjiza mu gahinda no kutanezezwa n'ubuzima bwiza waduhaye muri Kristo Yesu. Kandi ikintu icyo ari cyo cyose cyabasha kudutwara kikatwinjiza mu kazitiro kigizweyo, tukirukanye mu izina rya Yesu. Amen.